ikaze mu kiganiro The Barbara Show. Turakwakiriye wowe udukurikiye, ukaba udukurikiye kuri Isibo TV cyangwa udukurikiye kuri YouTube channel The Barbara Show. Mbere na mbere turagushimiye. Icya kabiri, nimba uri kuri YouTube turagusaba ngo ukore subscribe. Ntugende udakoze subscribe. Kandi nimba udukurikiye ku Isibo, gahunda ni ku cyumweru, buri munsi ku cyumweru isaa moya n'igice. Turagushimiye rero. Uyu munsi turaganira ku kwihangira umurimo uri urubyiruko. Turabimenyeye ko urubyiruko rwihangira umurimo ariko uri muto cyane. Umutumirwa wacu uyu munsi yitwa Runuya Johnson. Runuya Johnson ni umucuruzi, akaba afite company cyangwa se business yitwa Johnson the Baker. Johnson the Baker rero ni house of cakes, ni house of pastries cyangwa se ibintu by'imitsima, amagato, ama cupcakes, ibintu bijyanye n'ibintu biryoshye gutyo nka cakes. Ariko ikintu cyantangaje cyane kuri Johnson nuko yatangiye iyi business cyangwa se ubu bucuruzi akiri mutoya. Reka rero twumve ibitekerezo bye. Ushobora kuba uri urubyiruko, nkuko iki kiganiro duhora tubibabwira kenshi, ni ikiganiro gihuza urubyiruko n'abakuze cyifashishije ingero zitandukanye kandi zifatika z'ubuzima bwabo kugira ngo zihindure ubuzima bwabo. Rero iki kiganiro twatubiye rero umusore uri budusangiza ibintu bimwe na bimwe bijyanye n'ubucuruzi akora. Ushobora kuba nawe ukiri mutoya, ufite inzozi, ufite ibitekerezo. Ubutumwa Johnson ari butugezeho bushobora kugira inama cyangwa se bukagira icyo bugufasha. Johnson, karibu cyane. Murakoze cyane. Yes. Johnson the Baker yavuye. So Johnson the Baker, iryo zina afite nari nyitangira gukora ibyo bintu by'amakeke, by'amagato, anniversary n'ibiki byose. Ariko urumva nta zina nari mbifitiye, nta venue nari mfite, ntago nari mfite ahantu mbicururiza. Byari ku ma deliveries tubijyana mu mago y'abantu n'iki. So ntago nari kubyita ngo Johnson Bakery kuko nta bakery nari mfite. Urumva, ariko nari ndi umu baker, so nitwa Johnson the Baker nkuko ryaje. Okay. Ku baking cyangwa se gukora amagato byatangiye gute? How did you start? Wabitangiye ute? So natangiye twimutse mbere nabaga mu nzu isanzwe idafite igikoni cyo mu nzu, idafite fourne iki. Na famille yawe? Na famille yanjye. Hanyuma twimutse mu nzu ifite igikoni cyo mu nzu na fu n'ibiki byose, nuko byatangiye. Urumva naje nsanga hari ifu mu rugo, nari mvuye muri interna. Urumva iyo uvuye muri interna ugasanga. Wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka nka 17 gutyo. 17. Ariko urumva mfite imyaka 17 nari mfite ubumenyi bw'ibanze. Nakoraga ibintu by'amabanana cake, lemon cake, n'ubuntu buto natangiriyeho, amandazi, ibintu nk'ibyo. You see? And then gake natangiye kumenya no gukora ubuntu bw'amakeke, amagato, anniversary n'ibintu byaje nyuma. Arabyigishije. Warabyigishije? 90% narabyigishije. Hehe, how? Kuri internet, kuri mudasobwa, kuri internet. You see? Okay. Ni ukuvuga ngo ndi muri vacances, nigize gukora akantu k'agastage gatoya cyane k'ibyumweru nka 2 ahantu hitwa muri Baso mu Kiyovu, ariko yari short ku buryo ntago nigize ngira amahirwe yo gukora cake from A to Z. Namuba byari ngozana iki kuntuma, murabizi wari umustajeri. Nari ndi umustajeri kandi igihe gitoya cyane. So nsubiye mu ishuri, vacances zikurikira nashatse kubona iyindi stage ya kabiri ariko biranga. Biranga. Nyiri bakery yari yaragiye hanze. Hanyuma urumva nkajya nshakisha ama stage ahandi hose, bakanga ngo hoya uri mutoya, zana ibipapuro byo ku ishuri n'ibiki ishyura amafaranga n'ibiki. Urumva ni rwo rugendo rwo kwiyigisha. Ese Okay, wabuze aho wigira uhitamo kwicara ukiyigisha. Ndiyigisha. Ukoresha internet. Nkoresha internet, nkoresha n'ubushobozi buke bwo mu rugo, ifuru yo mu rugo, umunzani wo mu rugo, ibintu nk'ibyo. Okay, internet, when you say, uvuze internet. YouTube. Umuntu ashobora kwiga baking kuri YouTube? Nta kintu ashobora kwiga kuri YouTube. No kuba umukameraman wabyiga kuri YouTube. Ese. Okay, so watinyutse gute rero gutekereza ko ibi bintu bishobora kuvamo ubucuruzi?
so mbere na mbere ntago mbere yuko biba ubucuruzi byari passion urumva byari ikintu ukunda cyane byari ikintu nkunda cyane so burya iyo ugiye mu kintu ngo ugiye gucuruza ukurikiye amafaranga nta passion bifitiye cyangwa utabikunze donc ukabijyamo kuko wabonye Barbara akoze TV show nawe ukajya muri TV show kubera kubona ko yagize amafaranga menshi n'ibiki akenshi ntabwo bikunze gucamo kuko iyo ukora ikintu ugikunda bigufasha kwihanganira challenges uzahura nabyo bisi so nk'ubu ngubu ntabwo ushobora kumwe ati genda ucuruze inzoga cyangwa ushinga akabari nubwo bifite amafaranga ariko sinabishobora kuko ntago mbikunda bisi so iyo ukunda ikintu bituma wihanganira imbogamizi urumva ko kubura stage iyo ntaza kuba mbikunda iyo nza kuba nkurikira amafaranga nari kuba narabiretse nese nkavuga ati ibi ngibi ko nta muntu uri gushaka kunyigisha ndi mu biki nkabivamo nese byatangiye ku rukundo wari ufitiye break byatangiye ku rukundo ntabwo byatangiye ku mafaranga ntabwo byatangiye ku mafaranga amafaranga yaje nyuma yaje akomplete urukundo ntabwo yaje ari cyo kintu cya mbere nshyize imbere okay na mu muco nyarwanda tumenyereye ko n'imiryango yacu n'imyumvire yacu hateka abakobwa none dufite umuhungu watangiye guteka afite imyaka 17 none uyu munsi byavuyemo business yo tukuvugisha nk'umucuruzi ariko ubundi mu myumvire y'abanyarwanda hateka abakobwa resitora no mu gikoni uretse ko Yesu ubu ngubu haba hari abagabo bateka ariko nkawe ku myaka yawe byaje gute kumva ko urabikunze ariko ni ibintu wakora uri umuhungu so ngira ngo ibyo byo kuvuga ngo umukobwa ngo hari imirimo y'abahungu n'imirimo y'abakobwa cyangwa abagore n'abagabo numva ni stereotype ni ukuvuga ngo ni sosiyete iba yarageneye imirimo imwe abakobwa n'indi ariko ntabwo ariko bimeze ni hari abakobwa se batuyoboye bafite ibitaro hari abagore batuyoboye kandi bayoboye neza bakora imirimo yitwa ko ari imirimo y'abagabo yitwa ko ari imirimo y'abagabo so ntaho bihuriye na wowe warabyutse urabikunda you went to the kitchen kimwe nk'uko hari abagore bubaka babubatse kandi bubaka neza yego uragiye rero ufunguye company ugeze ku rwego birenze deliveries ufungura company utangira company watekerezaga iki so mbere na mbere urumva kuba nakoreraga mu rugo kubera ubushobozi bukeya urumva natangiriye hasi cyane nta loan nafashe byari basically Barbara akama order nabona ayo mafaranga nkayabika undi akama indi order gutyo nkagura ibikoresho gutyo na gutyo nuko nk'uko ibintu byakuze ariko urumva icyo gihe kuko nakoraga online mbere na mbere byari online kuko nta bushobozi bwo gufungura iduka iyo uvuze gukora online uvuze iki dukoresheje ikoranabuhanga ni ukuvuga ngo ukodaringa cyangwa ugatanga komande ya cake kuri internet sibyo ku rubuga rwacu ukabona ubwoko bwa cake ukabona igiciro cya cake ugahitamo bitewe n'ifoto donc haba hari ifoto igiciro n'ukuntu yitwa hanyuma hasi donc ugahitamo cake hanyuma hasi ugashyiramo amazina yawe aho utuye cyangwa aho uherereye n'amasaha ushaka ko bayikuzaniraho ibintu nk'ibyo donc nageze aho nsanga ahubwo bifite potentiel cyangwa se amahirwe menshi kuko ni concept idahari cyane mu Rwanda kandi ukareba imbere ukavuga ati mu myaka iri imbere gishobora kuzakorwa online cyose kizakorwa online byari imbere ya covid byari imbere ho gato ya covid ariko covid yatumye services zanjye zimenyekana cyane kuko ayandi ma bakeries cyangwa abandi bakoraga ayo magato ntago bari equipped ntago izo mbogamizi zo kudeliveringa kuko kudeliveringa cake ntago ari nko kudeliveringa pizza cyangwa burger cake ni ikintu cyoroshye kiba gifiteho imbuto n'iki urumva ko biri compliqué ni ibintu bigoye
guhita ubijyamo gutya so yeah nuko business yanjye yakuze. Okay, dusubire kuri company uyifungura company ni izihe challenges cyangwa imbogamizi wahuye nazo ugitangiza business, kuko ubu noneho winjiye muri business ugomba gutekereza ibyo bindi warumbwiye turi buze kugarukaho, harimo marketing, harimo ibintu bitandukanye, ariko ugitangira gukora business challenges wahuye nazo za mbere ni izi? I think nk'umujene ukiri muto. I think ikintu cya mbere ni kuba credible ku mukiriya, ni ukuvuga kwizera, icyizere. Urumva natangiye mfite hafi imyaka 18 business nibwo nayifunguye, bakareba umwana imyaka 18 azadukorera keke y'ubukwe azabishobora. So icyo cyizere cy'umukiriya kuvuga ati se afite imyaka mike gutya keke yayishobora. Ikindi cya kabiri, ariko ibyo urumva over time cyangwa se uko ibihe bigenda, uko umuntu akwizera, Barbara akamvuga neza, undi inshuti yawe akagerageza products zanjye agasanga ni nziza gake gake, ahubwo kubura umujeni bikaba advantage cyangwa se bikaba akarusho. Umuntu akumva ko akwiye kukuzamura. Ni nacyo kintu njya nshishikariza urubyiruko, uvuga ati utangiye business ukiri mutoya kandi ukabikora neza, bakabona ko ubikora neza ubikunze, umuntu ashobora kugura nkanjye for example, ufite wenda ucuruza ifarini, sibyo, ufite imyaka 40, undi acuruza ifarini afite imyaka 20, nagura ifarini y'umuntu ufite imyaka 20 kugira ngo muzamure, kuko mba nishimye kubona umuntu uri ufite ubwo bushake bwo kwizamura. Yeah, that's it. Oh wow. Okay, so ufunguye business, uratangiye, abantu iyo batangiye business tuhita dutekereza revenue, tuhita dutekereza imisoro, tukavuga tuti biriya bintu nzabigenza gute. N'abacuruzi basanzwe bitwa ko bakomeye cyangwa bakuzeho mu myaka, ikintu cyo ku managing ibintu nk'ibyo cyangwa kujera ibintu nk'ibyo gikunze kubakangaho gato. Wowe ubimanaginga gute? So yeah, icyo ni ikintu cyiza actually, mu bintu bituma business zihomba nyinshi, so kuvuga ngo nta bakiriya bahari cyangwa nta soko rihari, akenshi usanga ari ikibazo muri company, hagati muri company mu ndani, mu mibare, muri contability n'ibiki. So for example nkanjye nkitangira nta bumenyi muri contability cyangwa se muri management nari mfite, donc ugasanga amafaranga ya company n'ayanjye ni kimwe, ntigenera umushahara, nkumva ko niba nungutse kuri cake y'ibihumbi 100, ibyo bihumbi 100 ari ibyanjye, ewana ukagenda ugasohoka ukifata neza, kwa mbere ukabura yo kurangura. Ibyo ni ibintu donc kugira records, sibyo, ukagira record muri business, ukavuga ati nacuruje iki, nungutsaya, kandi inyungu yose si yanjye, mfite umushahara ku kwezi, nabyo birafasha. Iyo nza kubimenya ntangira business nayo kuba ndi kure. Business knowledge, management, contabilité, ukamenya ko ugomba kubika fagitire, ibintu nk'ibyo nibyo bituma business idakura nk'uko yagakwiye gukura. Okay, unyinjije ahandi hantu. How did you know? Wabyize ute rero, waje kumenya ubumenyi bijyanye n'imicungire y'amafaranga ya business yawe gute? It's by mistake, nta makosa ugenda ukora. Ntago ndatangira kaminuza, donc ni watangiye business urangije secondaire? Ntarayirangiza. Utararangiza secondaire? Natangiye business ndi mu wa 5. Mu wa 5 secondaire. Donc ni ukuvuga ngo nabaga mfite commande nkava ku ishuri nkiruka mu rugo, atega moto nkajya mu rugo nkakora cake bakayideliverying. So yeah, nuko nguko. Wagiye ukora amakosa menshi, ukora amakosa ukiga, ukaba nk'ubu ngubu washoboraga kuba waracuruje, ukavuga ati nakoze amakeke 5 uyu munsi,
ejo ko nakoze aya ngaya ukabara ugasanga hari aya mafaranga wacuruje aya n'aya arihe ukibaza uti aya mafaranga arihe ese ukaba uzi ko weekend ishize wakoze keke 5 iyi weekend wakoze 5 ugasanga wenda wari kuba ufite wenda nk'ibihumbi 100 cyangwa 200 cyangwa 300 ariko wareba kuri konti ugasanga ntayo ese icyo gihe rero haba hari expense utarecordinze cyangwa se utanditse ese nicyo gituma mbwira abantu uti igituma business idakura vuba akenshi ni nyiri company ni financial indiscipline ese kuba udafite imyitwarire myiza mu bijyanye mu gucunga amafaranga kuvanga amafaranga yawe n'aya company ugasanga amafaranga ya company niyo yishyuye niyo yaguriye umwana imyenda kandi yagakwiye kuba avuye mu mushahara wawe niyo yakujyanye muri restaurant niyo yakujyanye muri salon de coiffure ese sorry no it's okay it's okay but yes ibyo n'amakosa dukora uracuruza ayo wungutse ugahita yatwara muri restaurant ugahita wisohokana ugahita ugura imyenda mishyashya ugahita ujya muri salon hanyuma ejo ukajya kuri konti ukabura amafaranga yo gukoresha muri business. Yeah, exactly. Wow. So uracuruje uratangiye ariko ugiye ukora amakosa amwe namwe mu bijyanye n'ubucuruzi. Wavuze ko wabikoze ukiri mu rugo ukiri n'ubura cyari mu rugo bana n'ababyeyi bawe ubifatanya n'amashuri. Ndashaka kumenya reaction cyangwa se uburyo ababyeyi bawe bakiriye passion yawe kuko hari umwana kugira passion umwana gukunda gukora cake mukamugurira ibintu akajya akora cake ariko igitondo kimwe akavuga ati papa mama ndashaka gufungura business bakery so banza umbwire the reaction zombi one day ufite passion the next day ni business yeah so ababyeyi banje to be honest nkeka ko ntabwo wumvaga ko bishobora kuvanduka business ni kimwe nk'uko Barbara umwana wawe ashobora gukunda umuziki cyangwa gukina basket hanyuma ukabona agiye muri national team abigize umwuga so barishimye cyane urabona n'ubu bakambona muri Barbara show bakishima ni ibintu byiza ngira ngo bibahesha ishema kandi nta n'umubyeyi utabyishimira. Yeah, that's it. Oh wow. Kandi ndabashimira kuba baranshigikiye muri business yanjye. So kuva utangira ku experimentinga mu gikoni ababyeyi mu bushobozi bwabo nibo bakuriraga amafarini nibo mbere nibwo babikoraga. Ugitangira ariko ubu ngubu urumva business yarakuze mfite umukozi uri full time so izo improvements zose uko kuzamuka birashimisha kubona umwana mutoya bareze asigaye afite umukozi yaguze ifuru ye yaguze frigo ye yaguze ibyo byose birashimisha. Okay, so business yagiye ikura ugenda wikora noneho ama investments yawe wigurira ibikoresho. Yeah. Wow. Yes, muramwumvise uwo ni Johnson Runuya niwe ufite company yitwa Johnson the Baker ni umusore watangiye business ye afite imyaka 18 ayitangira ari muri secondaire ariko uyu munsi bimaze kuba business imaze gukura hari inyigisho zitandukanye amaze kutugezaho gutangira business ugomba kuba ufite ubumenyi bw'imicungire y'amafaranga. Hari abantu batangira business bimeze neza ariko kubera kutamenya uko ayobora ikigo atangiye cyangwa se company atangiye imicungire y'amafaranga arimo kunguka agahomba mu gihe gitoya. Uyu munsi rero Johnson we akaba akiri muri business hari utuntu twinshi tugenda twigira mu byo yagiye avuga gukora business y'ikintu ukunda kuko imbogamizi uzahura nazo ariko kubera urukundo ukunda iyo business yawe uzakomeza guhatana no kugira ngo utarekura business yawe
uzakomeza kwihanganira imbogamizi, uzakomeza gusunika usunike kugeza igihe hazabaho icyo nakwita gupfumura cyangwa se breakthrough. Ndagusaba rero ngo ukomeze gukurikira ikiganiro The Barbara Show, nimba urimo kutureba kuri YouTube cyangwa kuri Isibo TV. Tugeze mu mwanya wo kwamamaza, turagaruka mu kanya dusoza kino kiganiro. Ukurikira mu kanya twari turi mu kanya ko kwamamaza, turi kuri Isibo TV ku cyumweru buri munsi saa moya n'igice. Ikiganiro The Barbara Show kiba kiri kuri za televiziyo zanyu cyangwa se kuri YouTube channel aho mugikurikira kuri The Barbara Show. Turakomeza kubasaba, tubashishikariza gukora subscribe, ariko nanone tubabwira ngo ibitekerezo mutugezaho nibyo mutubwira biradufasha kugira ngo na content cyangwa ibiganiro tubagezaho bikomeze guhindura ubuzima bwa benshi. Ikiganiro The Barbara Show ni ikiganiro gihuza urubyiruko n'abakuze cyifashishije ingero zifatika z'ubuzima kugira ngo ubuzima bwa benshi buhinduke. Uyu munsi rero turi kumwe na Johnson Runuya, ni umusore watangiye business ari muto, ibyo twakwita ngo aracyari umwana nubwo atari umwana. Yari afite imyaka 18 ariko yatangiye gukora amagato cyangwa ku experimentinga n'igikoni afite imyaka 17. Icyambere ko ari umwana w'umuhungu wagiye mu gikoni. Nakunze igisubizo yavuze ati imirimo y'abahungu n'imirimo y'abakobwa icyo umuntu akunda n'icyo umuntu ashobora kugikora. Umukobwa ashobora kuba umupilote, n'umuhungu ashobora guteka, biroroshye gutyo. Rero nimba uri umujene ukaba udukurikiye ukaba ukunda gukaranga, please komeza ukaranga. Yeah, Johnson maze gukuramo ibintu byinshi, ariko ako kantu ka financial knowledge nakantu gakomeye cyane. Akenshi dukora ubucuruzi ariko ntituzirikane ko hari ibintu by'ibanze tugomba kugenda tumenya. Now, twavuze challenges wahuye nazo, imbogamizi zijyanye n'imyaka, kugenda wubaka icyizere mu bakiriya, abantu kukumenya. Ni izihe lessons cyangwa ni ibihe bindi wize muri uru rugendo rwawe rw'ubucuruzi? Yeah, so ikindi navuga ko nize ni en fait kugira donc ugitangira business kumenya aho ugana, I mean kugira vision, kuvuga ati mu myaka iri imbere, donc planning literally, kutabyuka ukora uryama ukamenya ko mu myaka iyi ni ngomba kuba narageze kuri ibi n'ibi, si kugira purpose, ukavuga ati business yanjye imeze itya, mu myaka 2-3 izaba imeze gutya na gutya, mu myaka 5, mu myaka 10, mu myaka 20 nzayisigira abantu. You see? Yeah. I like that. Ibyo bivuze ni byiza. Ugatekereza na generation zindi. Yego, ugatekereza na generation zindi. Yeah, niyo mpamvu mvuga ati nago ndifuza gukomeza business yanjye online, kuko nzi ko kuri long term ubucuruzi online buzakomera kurusha ubucuruzi buri physical. Abantu bose nibatunga smartphone, donc kandi ngira ngo na leta yacu ibishyiramo imbaraga cyane, irabishigikiye gucuruza online, gukoresha ikoranabuhanga, cashless economy. Ibyo byose ni ibintu leta yacu ishigikira. Urumva ko harimo amahirwe menshi. Urumva for example niba nshinze bakery aha mu nyubako ini kigezweho, mu myaka 5-10 ntizaba ikigezweho. You see? So ugomba kuvuga ko umuntu yatekereza kugira expansion cyangwa se kwagura ubucuruzi bwe, ariko azirikana online concept. Azirikana online concept. Donc ushobora kugura inzu nini, sibyo wowe, kugira ngo uyihindure igikoni kinini. Exactly. Kuruta kujya gukodesha mu nyubako runaka. Wenda muri iki gihe, wenda muri 20
2020 uzafungura bakery iri physical azunguka menshi kundusha ariko mu myaka 10 cyangwa 5 iri imbere cyo navuga gutekereza long term uzunguka menshi mu myaka 10 wana nka Amazon igitangira muri za 90 bagurishaga ibitabo gusa muri Amerika hanyuma nyiri Amazon abandi babaga bafite za libraries cyangwa se amasomero bakamubaza ati se wowe uri mu biki uri gucuruza ibitabo online ninde uzagura online ninde uzasoma online hakiri bya bi laptop bi computer binini bifite connection igenda gahoro abantu bataragira internet bakamubaza wowe umusazi ariko akavuga ati on long term sibyo ikintu cyose kizakorwa online kizashobora gukorwa online cyangwa kugurwa online kizagurwa online and indeed uyu munsi ntarusha amafaranga abafite ama libraries bose. Yes. Jeff Bezos byarenze kugurisha ibitabo agurisha everything uko yashize imbere ikoranabuhanga no gutekereza mbere iyo ashaka inyungu iri immediate cyangwa inyungu ya hafi donc gushaka kunguka menshi ashoboka mu gihe gitoya washoye make ashoboka yari kuba ari umuntu uri average ubu ngubu yari kuba ari umuntu usanzwe umucuruzi usanzwe ariko kuko yarebye imbere ubu ngubu niwe mukire wa mbere ku isi ibintu uvuze ndabihuza n'ikintu wari wavuze dutangira wowe watangiye kubaka online platforms zawe cyangwa se kwiyubaka online mbere ya covid ntabwo twari tuzi ko covid izaza ntabwo twari tuzi n'ibintu covid izadukorera none uyu munsi covid yaraje ibintu biri physical turimo biri limited ubu ibintu byose biri online benefits cyangwa se ibyiza byo gukorera online usibye gusavinga izo spaces mbona na marketing yawe ikora online izi benefits zirimo zo gukora online business yawe nizihe so ikintu cya mbere okay wenda iyo space n'iki nabyo birimo kuba udakeneye kwishyura rent nyinshi ariko hari ahantu bavuga ati okay ufite expense nyinshi ariko na volume iriyongera urumva niba ufite bakery ikorera mu mujyi abantu ibihumbi n'ibihumbi bacaho n'amamodoka bareba icyapa cyawe ni byiza ariko gukorera online first biguha audience nini bitaguhenze cyane urumva no kuvuga ngo iyo wubatse social media kuko personally mbere ntago nari ndi social media person ntago social media I mean posting amafoto yanjye ntago rwose ntago byari ibintu byanjye so I had to do donc kubikora I had to work on it to become a social media person so yeah urabona for example ubu ngubu iyo nza kuba ntakorera online I don't think ibikorwa byanjye bigiye kuba byaramenyekanye gutyo iyo Barbara iyo ntaza kuba muri online Barbara ntiyari kuzamenya ntiyari kuzanumira so for small business kuma business mato gukorera online ni ikintu cyiza marketing ibicuruzwa byawe udakoresheje amafaranga menshi cyane ko marketing ihenda kuri izi traditional media kuri billboard kwamamaza billboard irahenda cyane ushobora gusanga billboard miliyoni ariko kuri social media post uyiboostinga ku madolari nk'atanu n'ibihumbi 5 ibihumbi 5 ikagera ku bantu ibihumbi 10 yego nuko natangiye promoting na n'ubu ndacyabikora kandi ni byiza ni ibintu byiza ni ibintu bitampenda kandi bifite avenir bifite ejo hazaza ikindi kintu nkundira okay hari ibintu bibiri nkundira business yawe products zawe cakes zawe cupcakes zawe they are amazing ariko nkuko wabivuze ushobora kugenda ugashaka kugurira ifarini umubyeyi w'imyaka 40 n'undi hari n'undi w'imyaka 20 ngaho ugurisha ifarini jewe nizera cyane mu guteza imbere urubyiruko so ndakugurira
kubera ko numva ko nshaka kukuzamura sibyo ariko si nibyo gusa si na products za nziza nkunda customer care yawe ni ukuvuga ngo iyo keke ibonetse ukuntu muhamagara umuntu ukuntu n'abaderivaringa delivery services zawe ni ibintu ubona biri organized ni ryari wagize concept cyangwa se wasobanukiwe customer care akamaro igira ku bucuruzi so urumva iyo business igikura cyangwa ikiri ntoya urabona for example nshobora kuba kuko business yanjye ikiri ntoya nshobora kuba mfite abakiriya 10 for example so ugomba kugira kumaintaininga image y'abo bakiriya 10 kuko nibo bakubera ambassador sibyo iyo nkoreye cake nziza Barbara sibyo akishima ikaba iryoshye delivery ikaba iri punctual akumva ko twamuganiriye neza tukamusaba na feedback sibyo ni ibintu abona ko business yacu iri professional hanyuma akatubera ambassador sibyo akagenda akabwira inshuti ze ati Johnson the baker ni umujeni afite amakekes meza kandi atanga service nziza you see it's self marketing ni marketing urebye you see yeah okay tugana ku musozo two things ni iki wabwira ababyeyi bafite abana cyangwa se urubyiruko rurimo rurazamuka kubera ko iki ni ikiganiro gihuza urubyiruko n'abantu bakuru niye advice waha abo babyeyi wifashishije ingero z'ababyeyi bawe baguteje imbere ababyeyi rero bafite abana bafite passions zitandukanye wababwira iki nubwo zaba ari passions batumva zidafitinga za stereotypes na standards wababwira iki so icyambere nababwira ko you have to support your passion ndibuka nyiri muto na mbere yuko nkunda baking ndibuka ko buri kintu cyose nakundaga donc nagiye ngira ama passions atandukanye umwana yakiri muto hari ibintu bakunda donc ibikinisho n'ibiki nakunze gushushanya ariko ndibuka icyo nzi nuko passion yose na discoveringaga cyangwa hobby ababyeyi baranshigikiraga you see so ikintu cyose babonaga ko ntangiye gukunda for example nize gukunda gushushanya muri primaire hanyuma ndibuka ko papa yanshakiye umwarimu wo gushushanya you see so urumva ko when you support buri gihe ugomba gufasha umwana wawe ariko nanone kumufasha cyane nabyo ni ikibazo because ugomba kumureka you see ugomba kumureka akiga from mistakes kuko burya hari ikintu muri business hari experience ugomba kugira hari challenges hari failures hari kuko for example nashobora kubwira ababyeyi ati mungurire ndashaka ifuru nshyashya ndashaka ibi n'ibi bakakugurira ariko bagafata ideni muri banki bakabigurira so when you fashije umwana nabwo cyane muri donc ikintu cyose uga providing icyo ashaka cyose ukakimugurira kijyanye na business donc ikintu cyane yero gucuruza donc uga providing you over provide nabyo ni ikibazo kuko ntago atekereza ntago ari ready guhura n'izo challenges kandi izo challenges nizo zubaka umuntu nizo zubaka iyo service iyo company yawe you see urabona iyo nza kubona stage wenda nari kuba naramenye gukora cake vuba ariko nari kuba naramenye gukora cake ariko mu buryo buri rusange cyangwa nk'abandi bose iyo nza gukora stage muri bakery runaka nari kumenya gukora cake according to them sinari kugira uburyo bwanjye bwo gukora iyo cake so izo challenges nahuye nazo muri business yanjye kiri ntoya mu gushakisha izo internships bigoranye cyane kugira ngo murabizi kubona ama stage mu bintu by'igikoni sometimes biba bigoye iyo nza kuba narayibonye nayo kuba nkora ama cakes nk'ayandi yose so at the end ababyeyi
baramfashije ariko ntibamfashije, ntabwo bamfashije bikabije kuko bituma udakura, bituma ntakura mbumunebwe mbese. Yeah, that's it. Okay, niki wabwira urubyiruko rero rugukurikiye rurimo ruramenya passions cyangwa se ibyo bashaka gukora, niki wababwira? So ikintu nabwira abajene ni ukwirinda distractions cyangwa ibirangaza. Donc hari buri wese nzi ko abajene benshi they know what to do, ariko bitewe n'ukuntu society yacu iteye cyangwa bitewe n'uko ikintu cyitwa peer groups cyangwa ibigare not necessarily ibigare mu buryo bw'ubwenge ariko iki n'iki, ariko yeah, surroundings bakavuga ati umwana w'imyaka 17 agomba kuba ari mu ishuri nta kindi yitayeho uretse amashuri. You see, umuntu ufite imyaka 20 agomba kuba ari muri kaminuza nta kindi yitayeho uretse kaminuza. You see, so nibuze ko ikintu kigufitiye akamaro, go for it man, just go for it, kandi don't procrastinate. Ntushyire ejo, ntushyire ejo icyo uzi ko kigufitiye akamaro, kuko iyo ubishyize ejo cyangwa niba uzi ko uri bujye kwa ukeneye gukora ikintu ariko ugatinda kugikora na results zacyo bizatinda. Merci. Yeah. Wow. Muramwumvise Johnson Runuya. Johnson Runuya niwe washinze Johnson the Baker, akaba ari business ikora ama cakes, ariko by'umwihariko Johnson yatangiye ubu bucuruzi afite imyaka 18, ariko ibintu avuze biri mu bwenge bwinshi. Yatubwiye ko ugomba gukora ikintu ukunze kuko urukundo ugifitiye nirwo ruzatuma utakivamo nuhura n'imbogamizi. Atubwira ko iyo wiyemeje ikintu ntugisunike ejo, ahubwo ugikora uyu munsi. Avuze ijambo rikomeye ku babyeyi, ati babyeyi mufite urubyiruko mubafashe ibyo barota, ibyo bashaka kugeraho babigereho, ariko ntimunabafashe cyane, kuko iyo ababyeyi bafashije abana cyane bivamo kubatetesha cyane, umwana ugatuma adakura cyangwa se adahura n'izo challenge, ubwo ibyo bibazo kugira ngo nawe abashe kwiteza imbere. Abafite ubucuruzi, avuze amasomo twese nk'abacuruzi tuzi, ugomba kugira ubumenyi bujyanye na business, ubumenyi bujyanye na finances cyangwa se imicungire y'amafaranga yawe, ukabimenya, kuko iyo ubimenye hakiri kare ukamenya gutandukanya umushahara wawe nayo wungutse, bituma ubucuruzi bwawe bukura kandi bufite icyerekezo. Hari ikintu yavuze kandi twese tuzi muri iki gihe cya coronavirus, ni igihe twese ibintu byose biri online, physical contact cyangwa se guhura n'abantu ni ibintu birimo kugabanywa. Nkaba mvuga nti uyu mwana afite ubwenge bwinshi. Urakoze cyane Johnson ku mwanya waduhaye. Turifuriza business yawe gutera imbere kandi no kwaguka. Tuzakomeza kugutumira kugira ngo ugire n'ibindi bitekerezo tugezaho. Urakoze cyane. Nkuko njya mbivuga, iki kiganiro buri gihe ngisoza mbabwira ngo Imana ibaho umugisha. Urakoze gukurikira ikiganiro The Barbara Show. Nimba ukibonye kuri YouTube The Barbara Show, kora subscribe ujye ukomeza kubona amakuru n'ibindi biganiro byinshi bikomeza kuza. Nimba udukurikira kuri Facebook, nimba udukurikira kuri Instagram, komeza udukurikire, turakwishimiye cyane. No kuri Twitter muzajya mukomeza kubona amakuru, ndetse ntimukasibe kureba iki kiganiro ku Isibo TV. Turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye. Imana ibaho umugisha.